reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 20 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Nkusi na Denis bari bamaze gupanga neza uko Nkusi agiye gusezera kuri Muteteri. Byatumye mu buryo butunguranye Nkusi asezerana mu mategeko na Muteteri. Ubukwe bwa batatu burangiye, Muteteri atungurwa no kubona Nkusi amusezeyeho mu marira, atazi aho agiye, atazi ikimujyanye, atazi ibyo agiyemo, atazi n'impamvu ahisemo kugenda. Muteteri nawe ahatirizwa kwinjira mu modoka ya Denis ngo batahe. Nyuma y'uko Nkusi arozwe na Nadine akaza kugaruka ibuntu, akabwirwa ibyo yakoze yiyahuje inzoga, bituma agerageza gufata Sheja ku ngufu, bamufatira mu cyuho. Ahita yemera kubana nawe ngo batamufungisha. Derira ntabwo aramenya ko Muteteri ari umukazana we, akaba anamutwitiye umwuzukuru. Denis yiyemeje kuba hafi ya Nkusi mu bibi no mu byiza, nubwo atari umwana we. Nkusi azi ko Denis ari se mu maraso. Denis yabeshye Derira ko yabyaye umwana hanze kera bakimara kubana. Icyakora muganga Adeline ahubwo niwe utwitiye umwana Denis. Derira na Adeline bamaze kwakira ko bisutse mu mazi ashyushye, bakaba bagomba gushaka uko bayavamo. Iki ni igice cya 20 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga. Niba warayikunze ukaba kandi ukunda inkuru z'urukundo, reba hano muri description cyangwa se muri comment urebe pinned comment, uhasanga ikindi gice cya 2 cya ya nkuru y'urukundo nziza ya Arsene na Gasaro. Ndetse muri iki gihe uri kumva iyi nkuru ukande kuri subscribe, like niba utarayikanda no kukazogera, kugira ngo inkuru dushyizeho ujye uzibona udashakishije. Dutangiranye na Nkusi akimara gutanga ibimeze nk'umurage wa nyuma kuri Muteteri. Nkusi yamaze kuvuga gutya amarira ari gutemba ku matama ye. Denis abibonye amufata ukuboko aramuhagurutsa, ariko Muteteri we yari yamufashe mu kaboko adashaka ko agenda, ku buryo byasabye ko Denis amumushikuza ku ngufu. Nkusi mu marira agenda arira na Muteteri agenda arira. Bageze hanze Denis yinjiza Nkusi mu modoka baramujyana. Muteteri waje amwirutseho asanga Nkusi yamaze kugenda. Denis nawe amufata amuhatiriza amwinjiza mu modoka. Kuva ako kanya imiborogo iratangira kuri Nkusi na Muteteri, bagana mu byerekezo bibatandukanya bishobora no kutazongera kubahuza ukundi. Muteteri akomeza kurira cyane avuga ati, reka nizere ko ndimo kurota, izi akaba ari inzozi ntari kubasha kwikuramo ubwanjye, ariko mu kanya n'inkanguka zikaba zirarangirana no gusinzira. Reka nizere ko izi ari inzozi, Mana mfasha izi nzozi mbi nzivemo kandi uzakora ibishoboka byose sinzongere kurota bene ibi bintu. Denis utwaye imodoka agana mu merekezo atandukanye n'ay'abatwaye Nkusi baganyemo, yakoze kuri Muteteri wambaye ikanzu nziza nk'umuntu uvuye gusezerana. Aramubwira ati, Muteteri, ntabwo ibi ari inzozi, ni ukuri kw'impamo. Icyakora umbabarire kuko nta mahitamo mfite, nta mahitamo nari mfite. Yaba njyewe ndetse na Nkusi ntabwo turi intungane, nta nubwo twigeze tuvuga ko turizo. Uyu muhanda w'ubuzima tugomba kuwunyuramo muri ubu buryo. Aka kanya navuga ko inzira zawe ndetse n'iza Nkusi z'uburushyi ari aha zitangiriye. Nuko aruhutse umutima maze akomeza avuga ati, kubaho ufite umugabo mwabyaranye mutazigera mubana, no kubaho ubana n'umugore udakunda kandi utazigera ukunda. Ese ninde uhitamo inzira azacamo n'ibyo yifuza kunyuramo muri ubu buzima? Twese turamutse twihitiramo twaba dufite ibyo twifuza byose, ariko Umuremyi we ntabwo ariko abishaka. Ni nayo mpamvu tutari intungane, nta nubwo tuzigera tubaza. Ibyo ko Denis akomeza kubivuga niko Muteteri amusaba ko basubira inyuma. Ati, ndakwinginze dusubire inyuma, mfite byinshi byo kubaza Nkusi, ndakwinginze mbabarira. Gusa byaramatakira ngo Denis we yakomeje amubwira ati, Muteteri, ugeze igihe cyo kugira umutima ukomeye, ndetse aka kanya nibwo wakwerurirwa ko ugiye guca mu bihe bikomeye. Gusa nubwo nzaba ndi kumwe nawe, ndagusabye ngo ntuzambaze impamvu
hehe, kubera iki, gute, mbese ikibazo cyose cyerekeye Nkusi naho yaba agiye, kuko nta gisubizo nakubonera. Ibyo byose Denis avuga niko bicanga Muteteri, bikamushyira mu rujijo rwinshi cyane, amarira akamuzonga. Muri icyo gitondo cya kare manager wa banke papa wa Sheja ava mu rugo abwiye Sheja ko aragaruka mu kanya aje kumusezeraho. Bidatinze Devota akagera aho mu rugo agasanga Sheja ari mu myiteguro ivanzemo utumwenyu twinshi. Aramubwira ati bwa nyuma na nyuma ngiye kubana n'umuntu nkunda, ariko aka kanya nibwo ndi kwiyumvamo ko urugo rushobora kuba ruryoha muntu wanjye. Devota mu gucanganyikirwa kwinshi amubaza ibyabaye, kari ku mutima gasesekara ku munwa kubera ibyishimo. Sheja baretse ibyarimo ubundi agenda yicara mu ntebe atekerereza Devota ibyabaye byose kugeza bimugejeje kuri uwo mwanzuro. Gusa Devota aho kugira ngo yishime ahubwo biramubabaza cyane, ariko nta mpamvu byamubabaje. Yatangiye kwibuka mu minsi ya mbere amenyana na Nkusi, ubwo yagombaga kwirukanwa Nkusi akamugarura mu kazi n'umutima mwiza, n'uburyo Nkusi ari umwana mwiza agereranije n'uburyo agiye kubanamo na Sheja biramubabaza cyane, kugeza ubwo Devota abonye kugumana na Sheja biri mu kumutera asiki ahita amusezeraho aragenda. Akiva mu rugo mu mutima arivugisha ati Nkusi na Sheja, ntabwo ibi bintu bibaho, sinatuma binabaho, ahubwo ngomba kubihagarika bitaragera kure. Devota ahita avaho akajya kuri banki kugira ngo avugane na manager papa wa Sheja. Ku rundi ruhande Nkusi mu modoka abwira uyitwaye ati ndakwinginze mbabarira usubire inyuma njye gusezera. Uwo abwira ahita yibuka amabwiriza yahawe na Denis. Yamubwiye ati kuba umubyeyi ni inshingano zikomeye cyane, nanjye kubikora umutima urandya, ariko se hari amahitamo mfite. Umutware kugeza umugejeje imbere y'umukunzi we bagiye kubana, nta ntambwe isubira inyuma. Umushoferi amaze kubyibuka amuhakanira azunguza umutwe. Kwa kwihagararaho nk'umugabo byari byanze kuva mbere hose, bikomeza kwanga. Ikiniga kiraturika, Nkusi ararira avuga ati Muteteri, umbabarire, ndabizi ko ntari intungane, sinigeze yewe mvuga ko ndiyo. Iyo akaba ariyo mpamvu ndi kugenda nkujya kure, mu gihe nagakwiye kuza ngusanganira ngo umubano wacu ujye imbere. Bidatinze banyuraho ibikoresho bya Nkusi bari babibitse. Nyuma yo kubitora bafata ikindi gihe, bagera mu rugo kwa Sheja bahahurira na manager wa banke avuye gufata amafaranga kuri banki. Basanga Sheja nawe yamaze kwitegura, binjira mu modoka ya manager wa banke uko ari batatu, bafata urugendo rugana aho bagiye gutura. Urugendo ruva mu mujyi batuyemo bagiye kure cyane rutangira gutyo. Mutetera amarira yamurenze cyane. Denis abona atari uburyo bwiza bwo kumujyana mu rugo Derira arurimo kugira ngo atamubaza byinshi. Bahita bajyana mu kazi amuha ikaze mu biro bye. Nkusi mu rugendo na Sheja na papa we aza kwishyiramo akanyabugabo, aratuza yakira urwaje. Abari bwo atangira kwibaza ibibazo, atari ko se ko kuvuga ari ugutaruka, ni ukubera iki papa yahisemo ko tubikora twenyine ntabwire na mama ngo aze? Ariko wasanga kandi yirindaga ko mama byamubabaza cyane ibyambayeho, cyangwa se akaba atakwakira ko nkundana na Muteteri kandi naramumurikiye Nadine akamwishimira cyane. Mama, uzambabarire nabaye ikigwari mu maso yawe. Amasaha akomeza kwicuma, Muteteri akagwa agacuho. Sheja na Nkusi bakagera mu rugo rwiza cyane bari babonye. Papa wa Sheja akabaha umugisha wa kibyeyi ndetse akanataha anyuriraho kuri banki. Derira ahamagara abo yasabye gushimuta avoka Buryakera ngo bamurekure. Bidatinze Buryakera ahitira ku biro bya Denis yari yamaze kumenya ko nawe yafunguwe. Buryakera ahita amubwira ati boss, namaze kubyemeza neza ko Derira ari we wari uri inyuma ya byose, kuko namenye amakuru ko ari we wasabye ko nshimutwa mbikuye ku banshimusi. Denis amuhumuriza amubwira kutivuna kuko nawe yarabimenye, amusubiza ko aba yitegura kumuburanira ku rubanza azashora kuri Derira na Adeline mu minsi iri imbere, kuko kwihangana kwe kuri kurangira. Ati Buryake, impamvu ngiye kuba nitondesheje itandukana ryanjye na Derira ni imwe gusa nta yindi, nuriya mukobwa Muteteri.
nubwo nari mfite amahitamo yo kuba namujyana kure ya Delila, ariko nyine nta wundi muntu bagomba kuba bari kumwe uretse Delila, nanjye nkamurebera hakurya mu gihe ibintu bitarasobanuka. Genda wiyiteho, nzajya nguha amakuru. Ku rundi ruhande manager papa wa Sheja ari mu biro bye, Devota arakomanga amuha karibu. Amaze kwinjira aricara, Devota ahita amubwira ati namenye ibyabaye kuri Sheja na Nkusi. Manager aramusubiza ati amakuru ariruka cyane kurusha umurabyo. Devota ati manager, urabizi neza ko nkubaha kandi nkaba ntatinyuka kukubahuka, ariko nawe urabizi ko ibyo wakoze bidakwiriye. Manager ahita areka ibyo arimo byo kureba mu mashini akareba Devota, akamusubiza ati ntabwo uri ku rwego rwo kuza kunyigisha ibyo ngomba gukora n'ibyo ntagomba gukora. Igihe uri muri iyi banki ujye umfata nk'umukoresha wawe, ndetse nunagera hanze ya banki ubinyubahire. Devota ahita avuga ati umuyobozi mwiza si udakosorwa, ahubwo umuyobozi mwiza n'utega amatwi aba ayoboye, akumva ibitekerezo byabo byanaba ngombwa akanabishyira no mu bikorwa. Nkusi yari yasinze ibyo yashakaga gukora, ntabwo byamuvuye ku mutima. Icya kabiri, Nkusi ntabwo yigeze yinjiza igitsina cye mu cya Sheja, ndetse nta nubwo yanamukuyemo n'ikariso. Icya gatatu, iterabwoba wamushyizeho nawe ufite ibyo wakoze ku buryo hari iterabwoba ryagushyirwaho bigahagarika ubuzima bwawe. Ese kuki wumva wakorera abandi ibyo wowe udashaka gukorerwa? Manager umujinya uramwica agahita avuga ati icya mbere, uyu munsi ni uwa nyuma wowe Devota ukora muri iyi banki. Icya kabiri, ntabwo wari wabyara ngo wumve igisebo umwana wawe yagira, aho anyuze hose bavuga ngo undi mugabo yamurebye mu bwambure. Icya gatatu, nta bubasha ufite bwo kunyubahuka umbwira ibyo ushaka. Icya kane kinarenze ibyo, njyewe ndi inyangamugayo, indakemwa mu myitwarire no mu mico, ku buryo nta ngingo cyangwa ikintu na kimwe ufite wankangisha, ku buryo cyatuma umuntu ankanga akangendaho. Urakoze cyane kwisibira amayira y'ubuzima. Manager amaze kuvuga gutyo, Devota arahaguruka, atera intambwe asubira inyuma, aramwenyura, akoma mu mashyi gatatu, nuko aravuga ati manager, kuba nakwirukanwa ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, kuko navutse nta kazi mfite, kandi hari ubwo byamparurira amayira yo kugana ahandi hantu heza. Icya kabiri, reka tureke kuba waba wararyamanye n'umugore utari mama wa Sheja. Byonyine kuba Sheja yabimenya kandi ari we urwanira, yakwanga urunuka. Naho se gutanga amakuru y'umukiriya muri iyi banki ku muntu utabifitiye uburenganzira, bwo ahubwo ntiwafungwa. Urakoze cyane, reka dutegereze ibikurikira. Devota yamaze kuvuga gutya ahita asohoka yihuta. Manager asigara amuhamagara ngo bavugane. Devota amwima amatwi. Sheja na Nkusi bakimara kugera mu nzu bagiye guturamo, bagasanga ibintu byose byateguwe, ahubwo Sheja ari kwitegura kuba umugore, akaba ari we ushyiraho ake nko gutaka no gusukura hose. Yiyereka Nkusi. Nkusi we yari yicaye mu ntebe ari kwitekerereza kuri Muteteri, akongera akibaza impamvu Denise na Delila bamuhishe ko Denise ari we se, bakabinyuza mu nzira zo kumubeshya ko mama we yafashwe ku ngufu n'umugabo wari inshuti ya Denise akamutera inda. Nuko Sheja arangije gutegura neza, azana amafunguro ku meza arenzeho n'imbuto nziza, yicara ateganye na Nkusi maze aramubaza ati Nkusi, nubwo ibi byabaye bikagenda gutya, ariko ubusanzwe urabizi ko nsanzwe ngukunda, ese wowe byibura uzigera unkunda? Nkusi adaciye ku ruhande ahita amusubiza ati Sheja, uri kurota? None se nagukunda gute? Uri gutekereza ko hari igihe cyagera se nkazagukunda nkuko numvise papa wawe ari kubivuga ngo twige gukundana, ngo tuzamenyerana? Ibyo ntabwo bizigera bibaho. Ikindi ugomba kumenya, nsanzwe mfite umukunzi, none se namukura mu mutima wanjye gute kandi ari we nkunda? Sheja amaze kubyumva nta nubwo bimutungura, asubiza Nkusi avuga ati ndabyumva Nkusi, impamvu nanjye nemeye iki gitekerezo nuko nifuza ko njye nawe twabiha igihe tubana mu nzu imwe, tukareba byibura ko byashoboka no kubana nka mushiki na musaza, wenda bikagenda bihinduka gake gake kugeza umpunzi, noneho tukabana nk'umugore n'umugabo. Nkusi aramusubiza ati Sheja,
ntabwo ibyo bizabaho. Ndi hano kubera gutinya gufungwa no gusebya ababyeyi banjye. Nawe uri hano kubera ko nagerageje kugufata ku ngufu ndetse n'uko unkunda. Urumva izo nzira zombi zihura se? Sheja arababara ariko akabyirengagiza, agahita abwira Nkusi ati icyumba uzajya uraramo ni kiriya, nanjye nzajya ndara muri kiriya nkuko nari mbikubwiye. Reka tubihe umwanya tureba ko bizakunda, gusa uko turi hano kose ujye umenya ko ngukunda cyane. Sheja yahagurutse aho ngaho ajya mu cyumba yidunda ku buriri arivugisha ati Mana uzamfashe Nkusi mu gihe tuzabana hano azagera igihe ankunde. Ku rundi ruhande Maurice akomeza guhamagara nimero ya Muteteri igacamo ariko ntayifate. Kumbe nuko Muteteri yayisize mu rugo kwa Delila mu gitondo agiye gusezerana. Biza kurangira agiye kwa Nkusi abwirwa ko Nkusi na Muteteri batigeze bagera aho ngaho. Maurice mu gukomeza kumucanga cyane afata umwanzuro wo kujya kuri kampani ba Nkusi bakoraho. Arimo agenda nk'utembera n'amaguru atungurwa no guhura na Alegisi. Amukubise amaso yibaza niba uwabona ari we koko cyangwa se arota. Mu kumwegera ahita amwicaza ku ruhande maze aramubwira ati Alegisi, ntabwo ndi kubasha kwizera ko ari wowe ndi kubona, ngo nizere ko ibi bihwanye n'ukuri bakuvuzeho ko wakennye ukaba usigaye usabiriza. Alegisi aramwenyura, Maurice akongera akareba hejuru akamureba, nuko Alegisi aramusubiza ati yego ni njyewe. Maurice, rimwe na rimwe tujya twibaza impamvu turiho n'icyo twaje kumara kuri iyi si, twebwe ubwacu tukakibura. Muri icyo gihe nibwo usanga uri kurya amafaranga, uryamana n'abakobwa, ugura byose ukeneye, ukumva ko aricyo waje kumara hano ku isi. Maurice, nkubwire igitangaje, muri ubwo buzima bwiza buhenze wari uzi ko iyo uhuye n'umuntu umeze nkanjye uko ndi kugaragara nonaha, umureba nk'icyo utazi ukaba utanamwegera uretse no kumusuhuza byonyine. Nshobora kuba ndi kugucanga, ariko uwo ndi we njyewe urimo kwivuga muri iyi minsi yashize. Bijya gutangira natangiye ndi gusingiza Imana yatumye papa na mama wanjye batubaka urugo ngo rukomere, ariko bakaba ari abakire cyane. Muri kwa gushwana no gushaka agatanya kwabo, kuko bari barasezeranye, ubwo imitungo yabo ni pasu kugabana, ariko umwana wabo w'ikinege ntibamwibagirwe nk'uko amategeko abiteganya. Boom! Mbaye umukire, umukobwa mbonye nkumva namurongora, yaba umwasama ubwo akabaguyemo nyine. Gusa intwaro yanjye ikaba urukundo, ibintu bitajya bihura na gatoya kuko urukundo rwivanze n'amafaranga ni nk'umunyu wivanze n'isukari. Nari kubibwirwa n'iki se? Ntacyo. Nuko mbaho nezerewe, yewe ntangira gupanga n'imishinga, ngafata inguzanyo, yewe nti nzajya nzishyura uko ninjiza. Sibwo mpuye n'abakobwa bazi ubwenge, barayarya barayamara. Maurice, uretse ko abo bakobwa nta nabarenganya, kuko ubu nanababonye aho kubarakarira no kubishyuza, ahubwo nabasaba imbabazi, kuko ayo bandiye ntaho ahuriye n'icyobo kitazasibangana nacukuye mu mitima yabo. Ibyo bimaze kuba nibwo naje kubona cya gisubizo cy'ikibazo abantu benshi bibaza bati ese tumaze iki hano ku isi? Nsanga ngewe umumaro wanjye hano ku isi ari ukubera isomo abandi. Iyo ibyambayeho bitambaho ntabwo nari kumenya umumaro wanjye, none dore ubu ndiyizi. Nkubwire igitangaje Maurice, muri uko kwisobanukirwa no kumenya umumaro wanjye hano ku isi, naje kumenya ko umuntu w'ikiremwa muntu ufite umwuka uhumeka muzima udafite uburwayi na buto ashobora kumara umunsi, 2, 3, icyumweru, ibyumweru 2 ashaka aho yakura n'igiceri cy'ijana ariko akahabura. Maurice, ijana ryonyine akaribura. Muri uko kubaho akagira amahirwe ko hari abataramenya icyo bamaze kuri iyi si, akaba aribo bajugunya ibyo kurya mu bimoteri akabona ibyo kurya. Sinzi ngo ababyeyi banjye bagiye he, ya makimbirane y'imiryango cyane cyane nyine ababyeyi banjye n'uburyo babanye byatumye ntamenya ngo indi miryango yacu iri hehe. None boom, Alegisi usanzwe uzi dore nguyu, umwe watsapaga imyenda myiza, imodoka myiza, arya neza, muhuriye ku muhanda abantu bose bamwita umusazi. Maurice, uzi igitangaje kurushaho? Wari uzi ko ngewe ubwanjye kandi niyizi cyane kurusha abandi bose,
ntashobora kubona uburyo nasobanurira abantu ko ntari umusazi. Uwo niwe ndiwe, uwo niwe abantu bazumva inkuru yanjye bazamenya uwo ari we. Ikindi gitangaje, uwo ndiwe yahinduye ubuzima bwa benshi, harimo gushenjagura imitima y'abakobwa, guhemukira abahungu bagenzi be, ndetse no guhisamo abakobwa, ubwo ndavuga nka ba Nadine, batazi abo ari bo nyirizina n'inzira bagomba kunyuramo, kugeza igihe bazisanga bameze uku nanjye meze narisobanukiwe. Nshobora kubikubwira kubyumva bikakugora. Utekereza se ko ari ngewe wanze gukomeza amashuri yanjye? Ariko ubu na telefone nasomeraho ntayo nabona, kandi naraguriraga abandi ama iPhone. Ahubwo se uretse ibyo, hari uburyo nshobora gusobanura ko ntari umusazi? Ngicyo icyo naje kumara hano ku isi. Inama nguhaye ni ugushaka icyo nawe umaze ku isi. Byari byiza kongera guhura musore wanjye. Ku rundi ruhande, manager ahamagara Denise amusaba ko bahura bakaganira. Denise akamusubiza ko bahura nyuma y'iminota mike. Bamaze kuvugana, Denise asubira mu biro bye. Mu ntebe Muteteri yasinziriyemo asanga yakangutse. Amubaza amakuru, undi amusubiza ko atazi icyo yamusubiza. Denise aramubwira ati, Muteteri, aha turi hari ibintu byinshi uzi. Urabezi ko nta babyeyi ufite, inshuti ufite nazo zikaba nta kintu zagufasha ku bintu ukeneye byose, ndetse yewe kuba utwitiye Nkusi bikaba byiza ubanye na nyina nubwo atazi ko uri umukazana we, kuko kukwitaho arabishoboye. Ese wanyemerera nkakubera igicucucucu kikurinda mu buzima ugiye kubamo kugeza igihe ibintu bizasobanukira? Nanagusaba ko wambabarira ibyabaye hagati yawe na Nkusi bigume hagati yacu. Nkusi ndamuzi, ni umunyabwenge, afite umupangu, kandi gutegereza amaherezo wihanganye bizakugeza ku ntsinzi. Ikindi nkagusaba ko tutazigera twongera kubivugaho, tureke kamere ikora akazi kayo kugeza igihe cya nyacyo kizagerera, tukareba imyanzuro izaza. Ibyo Muteteri bimwongerera amarira, ariko nanone akigirira icyizere Denise cyane, ku buryo n'ubundi kubwo kuba nta mahitamo aramusubiza ati, ndakubaha kandi ndakwizera, ngusezeranije ko ngiye kubaho uko ubishaka. Denise yumvise iryo jambo, yumvise ari nk'ingoyi ashyize kuri Muteteri, aramureba aramusubiza ati, Muteteri, wikumva kuko ugiye kubaho ari uko mbishaka, ahubwo ni ku umutekano wawe, uwa Nkusi n'uw'umwana utwite. Muteteri azunguza umutwe byo kwemera. Denise agahamagara shoferi wa Nkusi ngo azamutware. Muteteri amutegerereza aho ngaho. Denise agafata imodoka akajya guhura na manager papa wa Sheja. Ntabwo bitinda, Denise ahura na manager papa wa Sheja, bahurira muri banki. Manager ati, ni ukuri nashimishijwe cyane ko byarangiye ubaye ba mwana wanjye. Denise ati, mbaye ba mwana wawe? Buretse gato, ntumbwire ko papa Sheja ati, cyane rwose, umukobwa wanjye Sheja niwe wagiye kubana na Nkusi umusore wawe. Denise ati, muri make ni wowe mubyeyi wahatirije umuhungu wanjye kubana n'uwo adakunda batanakundanye? Mbwira Sylvain, kubera iki koko? Kumbe manager papa wa Sheja yitwa Sylvain. Azunguza umutwe maze asubiza Denise ati, ngo kubera iki? Ntekereza ko umuhungu wawe mbere yo kugenda impamvu yayikubwiye, rero njye nawe twakishimiye iyi ntsinzi tugezeho. Denise aramwenyura maze aravuga ati, Sylvain, ntabwo nzi impamvu abantu bo muri iyi si bakomeza kwijandika mu bintu bibi, akaba ari byo bashakiramo ibyishimo byabo. Nkibaza nti, ese ntabwo bajya babona ko bene ibyo bintu bitajya biramba? Sylvain, ni uko uri umugabo nkanjye, ariko nkurikije situwasiyo ihari nonaha, nakaguhemukiye ngewe ubwanjye nkakwereka ko nakwihanira, ariko reka ndeke iyi si y'ubwayo izakwihanire, kuko nawe ubwawe urabizi neza ko ibyo wakoze atari ukuri guciye mu mucyo. Nkubwire igitangaje, ni uko n'umukobwa wawe ubwe ashobora kuba atanagushyigikiye. Ese wabyifatamo gutaramutse agukojeje isoni ku mwanzuro ugayitse wafashe? Ku rundi ruhande, Nkusi ntabwo yigeze ajya kuryama kugeza Sheja abyutse. Akaza kumwicara iruhande aramwenyura ati, umeze ute se musaza wanjye?
Nkusi mu gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati musaza wawe, nari nzi ko ndi umugabo wawe, ahubwo se ko aribwo mbyibutse, kuki wahisemo ko njye nawe turajya turara mu byumba bibiri bitandukanye kandi ndi umugabo wawe? Nari nzi ko ubu twagakwiye kuba twatangiye no kwinezeza nk'umugore n'umugabo. Sheja aramwenyura maze akamusubiza ati none se Nkusi, urankunda? Nkusi ahita amusubiza ati ariko nabikubwiye kuva kare hose, ntabwo ngukunda kandi ntabwo nzi ko hari igihe cyagera nkagukunda. Sheja ati hanyuma se ukumva njye nawe twarara mu cyumba kimwe mu buriri bumwe mu ruhe rwego? Cyangwa Nkusi, ubona ndi umukobwa uciriritse gutyo gusa ku buryo nakwandarikira umubiri wanjye buri musore wese mbonye? Muri make ujya no gushaka kumfata ku ngufu wari wabonye ndi indaya ku buryo kuryamana nanjye ari byo bikwiriye, ku buryo nta gaciro ngira? Nkusi mu gutungurwa kwinshi cyane atungurwa na Sheja ukuntu ababaye by'indengakamere, kandi ari undi mukobwa warwaniye kubana nawe ubu aba ari kumukurubana ngo bajye kuryamana mu cyumba. Nkusi mu kumva bimukoze ku mutima aramusubiza ati Sheja, ntabwo mvuze ibi kubera ko nkubona nk'uko umbwiye, ariko mu kumara kubivuga hari ikibazo kimwe ndi kwibaza. Niba twaje hano tuje kubana kandi gahunda ari umugore n'umugabo, none wowe ukaba utabishaka, ni iyihe mpamvu nyamukuru itumye turi hano? Sheja arahaguruka maze aramusubiza ati tegereza uzayibona. Agahita agenda agasubira mu cyumba. Nkusi mu kubyumva ubwoba akaba ari bwo bumutaha kubera ukuntu Sheja ameze nk'umuteze iminsi. Morisa akimara kumva amagambo ya Alegisi aramushengura. Umusore tuzi nk'uwihagazeho neza atangira kurira kubera gukorwa ku mutima n'ubuzima bwa Alegisi n'ibyo amubwiye. Mu gihe agiye kugira icyo amusubiza, Morisa abona imodoka ya Nkusi iratambutse. Ahita ajya kuyitambika asanga harimo shoferi wa Nkusi. Mu kumubaza akanunu ka Nkusi amusubiza ko ntawe, ahubwo agiye gutwara Muteteri. Morisa ahita yumva inzira yaganaga arizo kuko yari ahagiye agiye kuhashakira Nkusi na Muteteri. Ahita ahamagara Alegisi aramubwira ati Alegisi ngwino mana. Alegisi mu gutungurwa kwinshi azasanga Morisa ahita amubwira ati njira mu modoka tugende mana. Alegisi mu kubishidikanya aho arinjira, ariko muri we akibwira ati ntabwo nari nzi ko nzongera kwinjira mu modoka. Bagenzi, ubuzima ni bubi kandi burahinduka, ari nayo mpamvu nta wakabwishingikirijeho. Imodoka yarahagurutse koko bageze muri kampani basanga Muteteri ategereje. Shoferi amusaba ko yinjira vuba bagataha. Derira atari mu rugo kugira ngo atamubona uburyo yambaye agakeka aho avuye. Morisa mu kubyumva ahita avuga ati agakeka aho avuye? Muteteri, n'ubundi kuvuga ko ari ugutaruka, uvuye he ko umunsi wose nari niriwe nakubuze? Muteteri nawe kubona Morisa afata nka musaza we kuva mu mashuri yisumbuye, ahita amuturaho agahinda kose akamuririraho kugeza bageze mu rugo kwa Denise. Nuko Muteteri na Morisa basohoka mu modoka kugira ngo baganire. Muteteri abonye Morisa agiye kumubaza byinshi ahita amubwira ati Morisa musaza wanjye, mbabarira, mbanje kukwiseguraho ku byo ngiye kukubwira, ariko bwa mbere mu mateka ugiye kubaho ubizi ko hari ibanga naguhishe, kandi umbabarire ntubashe kumbaza byinshi. Na shoferi wa Nkusi ntumutitirize kubera ko ambwiye kuriya, kuko nawe ntabyo azi. Ibyo akubwiye nuko yabibwiwe na Denise. Icya kabiri, urugamba rwo gushaka Nkusi turusubike kuko byarangiye ntabwo tuzamubona, kandi ntumuhangayikire kuko banyijeje ko ntacyo azaba kandi ameze neza. Morisa mu kumara kubyumva ahubwo nibwo ajya mu rujijo rwinshi cyane, ariko abonye Muteteri adashaka kugira icyo amusubiza ahita avuga ati Muteteri, ndakwinginze humura, kandi igihe nikigera uzambwira ibyo nkeneye, gusa nanjye hari ikintu nshaka kugusaba. Muteteri ati mbwira ndakumva Morisa. Morisa ahita amusubiza ati nubwo nta n'umwanya ushize mbitekerejeho, numvaga unyemereye tugakoresha kuri ya mafaranga twambuye Derira, nahita mva muri kaminuza nkajya gutura muri geto kuko ndabikeneye cyane. Muteteri ahita amubaza ati none se kuki uri kunsaba uburenganzira kandi ari wowe uyafite? Morisa ati urakoze cyane kunyemerera, genda mu rugo tuzasubira ejo ku ishuri. Bamaze gutandukana, shoferi wa Nkusi yajyanye Morisa na Alegisi muri resitora. Bamaze kurya, Morisa ajya kugurira Alegisi utwenda duke two kwifashisha. Bashaka geto yo kubamo baguriramo iby'ibanze.
Alegisi abonye atabyumva abaza Maurice impamvu ari kumufasha, aramusubiza ati wasanga aka ariko kamaro kanjye hano ku isi. Alegisi ntumbaze impamvu ariko tubane muri iyi geto, ibintu tuzajya tubimenya nyuma. Alegisi wari umukire ako kanya kuba muri geto ahita abona bimeze nk'ibidashoboka, asimbukira hejuru batangira kubana we na Maurice muri iyo geto.